dosiye anarctique twagarutse, reka twerekeze mu burasirazuba bwo hagati bw'isi, aho umutegetsi mukuru wa Irani noneho yongeye kuburira amahanga, abwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bafatikanyije ko icyo batekereza nk'ubutare bwa uranium cyangwa se bwa butare bwa kirimbuzi butazigera buva muri Irani. Ibyo bakora byose, ibyo bapropoza, ibyo bakwifuza kuri Irani byose, kuvuga ngo bimure ubutare bwa uranium byo ntago bigishobotse. Bimeze bite bwana Bayingana? Karibu. Nakoze cyane Joseph kumikaze mu kiganiro. Reka dusuza abakunzi ba platform zombi wabikomoje ko Bizo Official ndetse na dossier anarctique yatola Mojtaba Khamenei, umwana umwe mu bana ba Ali Khamenei nyakwigendera ari umuyobozi w'ikirenga muri Iran, yemeje ko uranium batunganyije iri ku kigero kirenga 60% itazigera isohoka igihugu. Joseph, babyibuka neza baribuka ko zimwe muri option Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiranye harimo gusenya no gukora icyitwa dilution, kugabanyiriza ubukana iyi uranium cyangwa se igasenywa burundu. Ibyo Iran irabihakana muri fazi ya mbere y'ibitero, ndi kuvuga mu minsi 30 ibanza. Hanyuma abonye Iran ikomeje gutsimbarara, basimbukira ku ngingo noneho isaba Iran ko yasohora uranium kava mu gihugu ikabitswa ibihugu birimo Uburusiya n'Ubushinwa. Ndetse nibutsa abantu ko mu myaka 11 itambutse n'ubundi gisa nk'iki cyarabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Barack Hussein Obama, icyo gihe basinye byitwa JCPOA. Icyo gihe uranium ya Iran 90%, 98% bavuga ko icyo gihe Iran yohereje toni ziri hagati y'umunani n'ibice 8 na toni 10 za uranium mu Burusiya. Proposal rero nk'iyi bari bongeye bayitanze basaba ko Iran yafatiye uranium, gusa itandukano n'irihe nuko icyo gihe iyo uranium ari taratunga ngo igere kuri urugero ruri hejuru 30%. Kuri ubu rero iyi uranium nayo iyo offer bari bayitanze ko yahabwa Uburusiya cyangwa se Ubushinwa. Iran umuyobozi w'ikirenga agarutse avuga ko itazigera isohoka igihugu muri rusange, niho hubwira isi ngo iyi uranium iteganyijwe intwaro kirimbuzi. N'abari kutubona barabona amashusho ari hano, n'amashusho mu by'ukuri agaragaza bimwe byitwa nuclear mushrooms, kumwe ni turiki gasa ikoze ishusho imeze nk'igihumbi. Uyu muhungu wa Khamenei bamwe bari batangiye kuvuga bati nyamara nubwo rwose mutekereza ko mwaba mwishe gitera, ariko mushobora kuba mutarageze kuri igite kukibimutera neza, kuko uyu muhungu wa Khamenei abantu bakomezaga kuvuga ko ari we muntu ushobora kuba yanga politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israeli, na nyuma y'ibitero byendaga kumuhitana bivuga ko ashobora kuba arwaye arembeye ahantu hatazwi. Gifite ijambo ingingo naza kuyibagirwa, buriya ngo bamushyiraho nako ajyaho ngo buriya ngirazuba bw'isi byibwiraga ko uwije adafite amakare nk'ayase, ahubwo baje gusanga ngo arusha uburemere se inshuro nibura nka 50% cyangwa se kubye kabiri amakare ya se kubyerekeye politike z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ubundi abasesenguzi bavuga ko uburakari bw'uyu muhungu Ali Khamenei ngo bukunze kuvugwa ko bwuje ituze, ariko kandi ngo bunakomeye cyane mu byemezo afata, bakavuga ko adakunda kuvuga byinshi, ariko mu burakari bugaragara nk'ubw'umuntu usakuza. Ntavuga byinshi, ariko icyo avuze cyo kigaragara mu burakari nk'ubw'umuntu usakuza cyane. Ubwo nawe urumva yewe umuntu yarakaye cyane uburyo aba ari gusakuza atera hejuru, ariko akagaragaza uburakari bwe mu magambo aremereye. N'ubu ngubu ushobora kumva ko iri jambo turi kukubwira ryoroshye, ariko kuvuga ko uranium itunganyije itazigera iva muri Iran ubwabyo ni ikintu gikomeye cyane cyane ko munazi ko ariho hashingiye iyi ntambara Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoje kuri Iran bafatikanyije na Israel. Icyo Amerika ikomeza kuvuga nuko iyi uranium itunganyije yava muri Iran ikajyanwa ahandi cyangwa se ikayihabwa ikajya kuyibika, kuko ku mpamvu izo arizo zose ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Donald Trump bifuza ko Iran yakora intwaro za kirimbuzi. Abangaba rero twako nidukona kuvuga ngo bikoze umusazi, Iran yasaga naho byibuze ibiganiro bishoboka, ariko Al Khamenei aje noneho aca Mojtaba Khamenei aca iteka avuga ko atanga itegeko yiturije, bivuze ngo iri tegeko atanze cyangwa iri bwiriza atanze ntawe ufite ubushobozi bwo kurihindura usibye guhangana n'uzaza gushaka ko bahindura imyitwarire ya Iran kuri iyi uranium itunganyije iri muri iki gihugu. Ni uranium itunganyije itazasohoka Iran, ngira ngo ni ingingo ngiye gushimangira nyuma yuko mu minsi yashize bagiye bakomoza kuri byinshi
uribuka visi perezida w'inteko ishinga amategeko muri Iran avuga ko buriya kimwe mu biri kubabangamira ari amategeko ya fatwa ndetse na sharia ayoboye kiriya gihugu. Ati amategeko turi no kwiga ku buryo twayahindura tukatworohereza tukaba twatunga izi ntwaro. Buriya ikintu kimwe nabashije kubona kuri bano baturage bo mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se abagendera ku mahame yo kwizera kwa Kisilamu, buri iri mu murongo, abari mu murongo niba avuze ngo sharia cyangwa se fatwa ishingiye ku idini ninyemerera gukora ibi kuko aba ari ukuri, ntabwo aba yakora ibyo binanyurije n'umurongo w'idini. Na kenshi ubona rimwe na rimwe ibihano batanga bishingiye ku idini ni ibihano biba bikakaye, aho ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ibyo bihano babifata ngo ni ukwica uburenganzira cyangwa se guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ariko mpamya ko igihe buri gihugu Joseph nicyo kiba kizi ikigikwiye n'ikikibereye. Ushaka gusobanukirwa neza aya mabwiriza ya fatwa cyangwa ya sharia, buriya uzarebere ku myemerere cyane cyane ya gikristo, natwe turabigira nubwo byibuze tudashyiraho ibihano bikakaye. Ariko iyo umuntu agiye kukubwira ukumva ararahiye ngo ndagatwika Bibiliya y'Imana, ni nk'aho bakubwiye kuri extend ikomeye cyane, bivuze ngo utegetswe guhita wemera icyo akubwira kuko akikubwije ukuri kwe kose binyuze muri ya ndahiro y'imyemerere. Ngira ngo n'aba ngaba abanyayirani niko baba bameze. Iyo wangije fatwa na sharia cyangwa se uganyuranya n'amabwiriza yayo, byanze bikunze ni hantu usanga banagwanishije kwicishwa amabuye, kandi bakabikora mu ruhame ubona abaturage bose babyemeranwaho. Barabikora, ntabwo baba bari buze guca ku ruhande kuko ikintu baba bavuze hari abo bari buze kugikora. Ni umwihariko wabo ba Peresi, ikintu bavuze cyose rwose bagishyira mu bikorwa. Ngira ngo iyi ngingo Joseph, nk'uko abadukurikira basanzwe babimenyereye, turaza kuyiherekeza indi. Ngira ngo umubano wa Israel na Mira z'Abarabu ni umubano umaze iminsi uvugwa cyane. Uribuka ko ibihugu byombi byasinye amasezerano mu byiswe Abraham Accord 2020, n'amasezerano yafunguye Israel bwa mbere mu mateka kuva kiriya gihugu cyacu mu nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. N'amasezerano yari abafunguriye imiryango mu bya diplomasi n'ibihugu by'Abarabu. Ngira ngo ibihugu bya Maroc na Sudan ku mugabane wa Afurika nabyo bifitanye amasezerano na Israel muri Abraham Accords. Kuri ubu rero ngo iyi diplomasi yabo ikomeje kuba ikibazo kuko basa nkaho bari kure mu urwango rukomeye cyane n'igihugu cya Iran. Igisa nkaho bishobora mu by'ukuri ibisusa, bavuga mu Kinyarwanda cyiza ngo ibisusa bishobora kuzababyarira amazi. Ibisusa bishobora kuzababyarira amazi kuko n'ubundi Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu zishobora kuba zari zifitanye ayo masezerano uvuga na Israel, ariko ejo bundi Benjamin Netanyahu ashobora kuba yarakoze icyo yita nka diplomasi, ariko irimo kwibeshya gukomeye cyane ubwo yatangarizaga isi ko yagiriye urugendo muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ubundi Iran yashinjaga Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu gufatanya n'umwanzi, ariko birasa naho ibimenyetso bitari byuzuye 100%. Ejo bundi Netanyahu avuga ko yakoze urugendo muri iriya ntambara ya mbere y'ibyumweru 3 bari bagabye muri Iran, akavuga ko yagiye muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu bwihishwa, nyamara Emira zari zatangiye kwigamba cyangwa se kwikanga ibitero bikomeye byuje uburakari bya Irani, badashaka icyatuma hakomeza kubaho kuroshaje cyangwa se uko Irani yakomeza kubarasaho. Buriya Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu uburyo nzibona zo zitinya kurwana n'udafite icyahomba. Ni wa mugani bavuga ngo yurwanye n'ingurube mwese murandura, kandi muri kamere yayo yikundira umwanda. Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu zirabizi neza uburakari bwa Irani kurenza undi uwo ari we wese, ku buryo babizi neza ko Irani ishobora kwemera igahomba byose ariko ikanahombya Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Bareba bakabona iyo ntambara bo ntabwo bari bayikeneye, nk'uko Ubushinwa buba bwihagarariye ku ruhande buvuga buti turi mu bucuruzi, ntabwo ari ngo duhangane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se n'Uburusiya. Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu zisa n'izakinguriye amarembo Amerika, ariko kandi zidashaka kwinjira mu ntambara mu buryo buri direct. Aya masezerano ashobora kugirwaho ingaruka nuko Israel itabashije kubika ibanga y'imikoranire y'izi nzego zombi, Israel ndetse na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, bakaba barayiraburije, byatuma Iran izabarasaho n'uburakari nk'uko ikomeza no kubitangaza. Kazima ko n'ubu kuri inshuro Iran yamaze kwemeza ko Amerika niyisoza y'intambara mu buryo bwo aribwo bwose, intambara izarenga uburasirazuba bwo hagati. Mu kiganiro zaba uburakari bukomeye cyane. Twakoze ku munsi w'ejo ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi, tuba dufite amakuru menshi agana mu burasirazuba bwo hagati. Joseph, reka tunyarukire ku rukuta rwa Ryan Rosie Ebian. Hanyuma rero abantu bakwiye kumva ko impande zirugwa bitera kuri Iran nazo ubwazo zitari kumvikana. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu we arifuza ko bagaba ibitero ku gihugu cya
Iran. ntabwo ari ubwa mbere abivuze kuko n'ubundi imigirire ya Israel yo irashaka gusenya cyangwa se gukubita ahababaza igihugu cya Iran mu gihe Donald Trump yabonye ko urugamba rushobora kuba rukomeye n'ubundi umukeba ukomeye cyane ni Israel ndetse na Iran barasa naho aribo bahanganye. Israel kuva yagaba ibitero muri Gaza ishaka kurimbura Hamas ikabona ko ibigezeho irifuza ko n'indi mitwe ifatanya na Israel na Iran yayigira nk'uko yagize Hamas, nyamara bisa naho bitazashoboka. Israel iracyafite inyota yo guhangana na Iran ku buryo bukomeye cyane, ikabona ko itazabigeraho mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika zaba zirekuye. Benjamin Netanyahu yagiye agaragaza mu bihe bitandukanye avuga ko mu gihe Amerika yakomeza gutanga support ari amahirwe meza yo gukoresha kuri Israel kugira ngo bace imbaraga umwanzi. Babizi neza ko no muri records za Iran yifuza ko Iran yazabaho Israel itabaho, yarayisigiye ku ikarita y'isi. Aya mahirwe rero Benjamin Netanyahu ndiko nashaka kuyakoresha kugira ngo umwanzi amwivune nk'uko nawe yakomeje kumuhigira mu bihe bitandukanye. Twaze tureba abayobozi bagiye yobora igihugu cya Iran bashyize no mu itegeko nshinga ko Israel ntawe uyifuza ku ikarita y'isi. Kuba rero Netanyahu yabwira Leta z'Ubumwe za Amerika ngo zikomeze gustroyikinga bikomeye Iran bafatikanyije, genda bibona nko gukomeza gushaka inyungu ye, nubwo bwose azi ko bitoroshye, ariko kandi uko kutoroha ikaba yemera ko yabigeraho mu gihe akomeza gufatanya na Leta z'Ubumwe za Amerika. Ariko kandi na Amerika nayo iri ku gitutu cyayo, ariyo mpamvu ahangaha kuvuga ngo nimukomeze murase mu buryo buri serious ntabwo biri buze gukunda ko Donald Trump nyeka ko nawe ari ku gitutu kiwe gikomeye cyane musaba kuva muri iyi ntambara agakomeza agahangana n'ibindi bibazo birimo ibyo gukemura ikibazo cya Cuba na Venezuela nayo itarabonerwa umurongo 100% ndetse n'ibindi bibazo bya economy abaturage be bakomeje kugenda bamushinja ko byazambye, ariko kandi bikanajyana n'ishyaka ry'abademokrate naryo batavuga rumwe riba rigomba gushaka imbaraga nkeya zose zatuma atazongera gutorwa cyangwa se ishyaka ry'abarepublikani ritazongera gutsindira intebe y'icyubahiro iruta iyindi muri White House muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Nuko bihagaze mu gihe n'ubundi n'amakuru atubwira ko Netanyahu iki cyumweru turimo yifuzaga intambara, yumvaga rwose ari icyumweru cyo gusubukura ibitero. Hanyuma buriya Israel rero ni bya bindi ngo umwambi woshya umuheto bitari bujyane nibyo cyangwa umuheto woshya umwambi, umuheto niwo woshya umwambi bitari bujyane. Israel isanzwe ifite ukuntu yo n'ubundi isa nkaho yasinye intambara, basa nkaho biyemeje ko kubaho kwabo haragushingiye ku ntambara, hanyuma ibyo bakabishaka kubihurizamo na biriya bihugu byo mu kigobe nka Emirates z'Abarabu, Arabia Saudite, bagashaka ko nabo bahabwa cyangwa se bumva uwo murongo wo kujyana nabo mu ntambara, mu gihe Iran isa nkaho nayo yaciye akarongo gatukura hari ivuga ko buri wese uzatwitambika boom icyo tuzamukorera sikinaha. Hanyuma rero Israel yo abizi ifite systeme z'ubwirinzi, nubwo misile za Iran zagiye zizica amazi tukabona Tel Aviv imiriro yaka, ibishashi bikubita mu nyubako n'ibindi, gusa Israel ifite ukuntu ifite ubwirinzi ugereranije n'ibihugu byo mu Barabu bishaka kwishinga kiriya gihugu aho bishobora kubago nabi. Joseph, hanyuma ingingo nayo nyemere niba na nyunganizi cyangwa se cyo warenzaho twakomeza n'indi ngingo. Inyunganizi ntoya nuko Iran isa naho yavumbuye uburyo bwo guhangana n'ibi bihugu by'ibihangange navuga bakomeje guhangana muri iyi ntambara igamije kuwicaza cyangwa se gushyira ku birenge Iran, kuko yabonye ko ubwo bwirinzi bavugaga bwa Israel bushobora gukomeza kuyipushinga kubagabaho ibitero, nabo bahindura umuvuno maze bategeka ko cyangwa se biyemeza ko uzajya ugaragaza kugirana umubano n'umwanzi ubwo ari wo Israel nawe bazajya bamurasaho. Ngira ngo ni uburyo bw'igitutu, kuko uko Israel kose yakwirinda ntabwo yakwirinda ngo irinde n'ibindi bihugu by'abare bayo mu burasirazuba bwo hagati. Iran rero ngira ngo niyo ntwaro ikomeye igomba kwitabaza, cyane cyane ko Israel nayo ntekereza ko intambara itayishobora idafite ibyo bihugu, ndetse aho guhagurukira naho kwiyorganiza mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo ikomeze ihangane na Iran, yewe ikanafashwa n'imbaraga zikomeye za Leta z'Ubumwe za Amerika. Ntabwo mbona rero Iran izacika intege, cyane cyane ko yamaze kubona ahari intege nkeya za Israel ku buryo guhangana nayo bishoboka nubwo bwose byangiza byinshi, ariko kandi ikanashingira ko uko irwanye na Israel byibuze ishyira igitutu ku isi yose nayo ikaba yahindukira ikayishyira igitutu kuri nyirabayazana ari we Israel.
urakoze cyane Joseph, reka tunyarukire ku ngingo yacu ari nayo ya nyuma. Ngira ngo wabonye ko leta zunze ubumwe za Amerika ngo zatanze indi proposal, iyi ni inshuro ya 9 hari n'atari ya 8 batanga ama proposal, babyemera bahakana, babyemera bahakana. Ibi byo turaza kubyita iki? Birasa na bya bindi twari tumaze kugarukaho mu kanya, aho nyine Iran n'ubundi ngo yongeye kwakira proposal ya leta zunze ubumwe za Amerika, ariko nahoze mbona utuvideo Donald Trump n'ubundi akomeje kwiramanta avuga ati nubwo twatanze indi proposal kuri Iran birasa naho abategetsi bayakira ariko ntibagira icyo bayikoraho, ngo bakomeje kwirangaza no gutinza ibintu. Abibutsa ko bafite indi minsi 3 yo kongera kubitekerezaho, ariko ni bya bindi twavugaga bisa naho leta z'ubumwe za Amerika zidashaka kongera kwishora muri iyi ntambara. Wabyanga wabyemera zarahombye. Burya uko umukene arwana n'umukire, byanze bikunze umukire arahomba cyane, kuko Bwana Semugeshi uba wambaye ishati igura amafaranga 500 cyangwa 500, tukarwana nanjye nambaye ishati nk'iyawe igura nk'iy'umutegetsi wa undi uyobora inteko ishinga amategeko muri Uganda igura $10,000 $10. Madamu Annette, buriya guhangana nawe nge ndi Madamu Annette byanze bikunze twese turambaye turasa n'abambaye, ariko nuza guca ishati yanjye nanjye ngaci yawe, igihombo zamfite ku yanjye kugira ngo nongere mbone indi birangutashe, biransaba izindi imbaraga zikomeye cyane. Mu kwirinda rero nshobora kukwihorera nkavuga ntireka mumeneho amazi yenda cyangwa se essence kariya karacika, mu gihe ngiye nkomeje kurinda iyanjye. Niba rero kurwana mu buryo bwo kudakora nawo budashoboka, ndi bugutere nawe ukansubiza, biraza kunsaba kugenda gake, kuko ibyo mfite n'iby'agaciro kandi kongera kubirema bizansaba izindi mbaraga zitari kwinjira ako kanya. Ngira ngo rero nuko bihagaze, niyo makuru dufite muri iki gicamunsi. Gusa abantu bamenya ko muri ibi biganiro biri kuganirwaho Amerika isa nkaho yagize flexibility cyangwa se kwiyoroshya ku bijyanye no gukuraho Iran ibihano, hanyuma ibindi byo n'ibijyanye na nuclear. Twabonye umuyobozi w'ikirenga yavuze ko rwose itagomba kuva mu gihugu, ubwo niko babyemeje. Ni wa mwera uturuka ibukuru Joseph ugakwira gucya wakwiye hose. Igihari nuko ira uranium itazigera isohoka igihugu dukurikije uko byaba bihagaze. Joseph, nyemerere ngushimire cyane ku ruhare rwawe muri bino biganiro tugeza ku bakurikijeho politike mu burasirazuba bwo hagati. Nagushimiye cyane Bwana Semugeshi, nawe uruhare udahwema kugira kuri ibi biganiro nyine tugeza kuri Forbes official ndetse na dossier Antarctique, nabyo bikomeza kuduha imbaraga ndetse no gutuma abakunzi bacu bakomeza kutugirira icyizere. Namwe tubabwira ngo mujye kumukomeza mutube hafi, ukore subscribe utarayikora kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro uko buje nuko bukeye. Yego, reka dushimirwe badukurikiye mwese, munasubscribing ariko munasubscribing kugira ngo uruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro nk'ibi bijye bibagiraho 5 ku 5. Blessings, tuze kubana mu yandi masaha ari imbere.